buri mudugudu, buri murenge, buri karere, buri gihugu, buri ntara ibifite umupfumu yihagarariye. Oya ntabwo ngiye nahanganye n'uhagarariye umujyi wa Kigali. Yarari muri Kigali ariko ahagarariye igihugu cy'u Rwanda. Ati ikintu muzakora mutazatuma kibaho nuko abanyamasengesho babiri bashobora guhuza. Nzagenda mbabwira ukuntu nabonye imbaraga zo gusenga mu rugo rwanjye, ukuntu nabonye imbaraga zo gusenga zinkorera mu buryo bw'abana, mu buryo bw'umuryango. Barya abantu bavuga ngo ntibemerwa mu muryango, ngo imiryango ntibakunda, burya hari imbaraga z'amasengesho zihindura imiryango ikagukunda. Akenshi twumva ko gusenga ari bino bintu kundya dutondekanya amagambo y'amarangamutima yacu. Ariko gusenga bijyana n'ibikorwa, gusenga bijyana no guhinduka, gusenga bijyana no kwera imbuto. Ahanini kugira icyo kintu kijyanye no guhinduka kw'imiryango cyangwa kuhinduka kw'abantu babana cyangwa n'ibindi bintu bihinduka bijyana n'imbuto n'ibikorwa. Rero guceceka si ukwihangana, no kubura kugira si ukwihangana. Kwihangana ni ibikorwa ukora hagati y'ikibazo n'igisubizo. Uyu mwuka w'uburozi numva nshaka gusenga ugacika muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abo bapfumu rero baranteraniye bakora inama, kandi ngewe ntabwo bakoze inama mu karere cyangwa muri iki gihugu gusa. Ibihugu byinshi byarateranye ku rwego rw'isi baraterana. Baraterana, harimo abapfumu bo muri Nigeria. Urumva wahangana n'umupfumu wabigize umwuga. Banshyize muri Firigo nayo imazemo iminsi 5. Nicyo cyatumye rero numva nshaka cyane kwamamaza cyangwa se kuvuga ku mbaraga zo gusenga, kugira ngo abantu bongere basenga, abantu bongere babyuke, abantu bongere bamenye ko gusenga ari intwaro ikomeye cyane. Turabasuhuje inshuti bene data bakundwa mwese mudukurikirana buri munsi ku butumwa bwiza tugenda tutambutsa kuri AYALONI TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero turongeye turagarutse kugira ngo dukomeze kuganira ku butumwa bwiza, tuganire ku ijambo ry'Imana, hanyuma dukomezanye muri urugendo dushyigikirane kugira ngo turebe ko twazarangiza amahoro. Kandi si ibyo gusa, n'Imana yacu ikaduhera umugisha hano muri iyi si. So kuvuga yuko abantu bose imigisha barayifite, ariko umuririmbyi yaririmbye ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubwo buntu twarayihawe, cyangwa se narayihawe. Nayihawe mu gihe nihanaga ibyaha mbere y'umukiza Yesu. Pawulo we yagaragaje ko dufite imigisha mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ab'isi bo bahabwa iyi si gusa, ariko abubaha Imana duhabwa iyi si n'Ijuru. Urumva ko rero harimo itandukaniro. Guhabwa imigisha mu buryo bw'umwuka niyo mu buryo bw'umubiri ni ikintu gikomeye. Kuko gukomeza kugana ijambo ry'Imana, twumva ubutumwa bwiza, tubana n'Imana neza, tuzakomeza guhabwa imigisha mu buryo bw'umwuka ndetse niyo mu buryo bw'umubiri. Imana ibahumugisha cyane. Uyu munsi rero nababwira ngo dufite ibintu biryoshye cyane. Nago naje jyenyine, murabizi ko rimwe na rimwe tugenda tubatumiriza abashyitsi batandukanye kugira ngo turusheho kuryoshya ibintu. Burya ibiryo nyine bigomba guhora bihindagurika, kandi ibiryo iyo bitetswe n'umuntu umwe nanone hari igihe bigeraho abantu bakabirambirwa, ko iyo mutekewe n'abantu benshi buri wese bafite ukuntu ibintu abyumva, ugasanga biraryoshye. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa, umushyitsi ufite ibyo kurya biryoshye, watetse neza. Reka mbere yuko wenda tugira ikindi tuvuga, tubanze tumwakire, hanyuma reka bamutwereke, hanyuma tumwakire. Murakaza neza, Imana bakumugisha cyane. Amen. Murakoze cyane. Hanyuma mwakwibwira abadukurikiraniye kuri AYALONI TV imyirondoro kugira ngo tubone uko dukora ikiganiro cyacu. Nitwa Nyiraguhirwa Ange cyangwa Angera, abantu benshi banzi ku izina rya Mama Karaho. Nkunda gusenga. Ubu rero n'ubundi hano nabwo turi busenge. Murakoze cyane. Yego. Ya uti nitwa Angera cyangwa se Mama Karabo. Mana ishimwe cyane. Hanyuma Mama Karabo, turagushimira ko wumviye ubutumire bwacu.
twakumvanye ibintu byiza biryoshye, twifuza ko waza kubisangiza abantu bo kuri AYALONI TV. Rero dushimiye Imana, tuributsa abadukurikiranye, iki ni ikiganiro cyitwa ngo menya nibi, akaba ariyo mpamvu twabatumiye kugira ngo mudufashe abantu bamenye n'ibyo nyine ibyo bazi hanyuma bamenye, yego hamenye n'ibindi. Rero turashaka ibindi nabyo babimenya, mwatuzaniye uyu munsi, navuga ngo muduhe kuri urwo ruhisho mwatuzaniye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ibyo ari byo byose muri menya nibi, numva nshaka ko twavuga ku bintu bijyanye no gusenga, imbaraga zo gusenga, kuko mu bintu byose tuba dufite, mu bintu byose tumenya, iyo dushyizemo gusenga birakomera, iyo bitarimo gusenga birasenyuka ntibikomera. Rero mbazaniye, navuga ngo mbazaniye inkingi cyangwa se urufatiro rwitwa gusenga. Yego. Uti urufatiro rwitwa gusenga, birumvikana ko ubwo urabyumva cyane ku buryo abantu bumva ubwo butumwa neza bakamenya gusenga icyo aricyo, dore ko muri iyi minsi nanjye ndimo kumva mbikunze kandi ndimo kubishishikariza abantu, kuko nacyo gikwiriye muri iki gihe cya none. Abantu bakwiriye gusenga. Ubwo turavuga abizera, kuko batizera bo ntago ibi bintu baba bumva ari ibintu bibasiga, ariko kubw'ubutumwa bwiza hari igihe bazajyaho nabo babyumve neza, kandi aha niho Imana igenda izanira abantu bagakizwa. Ya rero mwatangira mukadusobanura gusenga n'iki, mbega uko umwami Imana yabibahaye. Gusenga mu ijambo rigufi ni ukuganira n'Imana. Rero iyo uganiriye n'Imana, niho mu gusenga niho hakomeye, cyangwa se honyine navuga ngo umuntu agera ku mutima w'Imana. Kuko umuririmbyi wa 62 aravuga ngo mu gihe cyacu cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, ngo atambuka n'inyenyeri. Ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana. Nuwa ngo nta kindi gihe umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana atari mu gihe cyo gusenga. Rero gusenga ni intwaro ikomeye cyane. Gusenga bigira umumaro, gusenga bikingura ijuru, gusenga bituma umuntu aruhuka, gusenga ni ibintu, ni ikintu gikomeye, ndetse navuga gishyigikira cyangwa kibumbatira ibintu byose tuvuga. Umubwiriza yaravuze ngo igihe n'igihe cyacyo. Ngo tugira igihe cyo kubwiriza, tukagira igihe cyo guhanura, tukagira igihe cyo kuba mu byanditswe dusoma, tukagira igihe cyo kuririmba. Ibyo bintu byose tuba turi kuvugana n'Imana, cyangwa se tubwira Imana, cyangwa se turamya Imana. Reka mbivuge muri iryo jambo, ni uburyo bumwe bwo kuramya Imana. Ariko iyo tutageretseho gusenga, bya bindi twari turimo bisa n'ibisenyutse. Iyo ikigeragezo kije, iyo umwanzi aduteye, hatarimo intwaro yitwa gusenga, birasenyuka. Niyo mpamvu rero gusenga ari intwaro ikomeye cyane, kuko iyo ukora ibyo byose n'ibindi tutavuze, ariko ukongeraho gusenga, ukagerageza gusenga, ngo ibintu byawe biba bifite, navuga protection, bifite ubwirinzi, nta kintu kiza kubisenya, ibintu bifite amasengesho. Niyo mpamvu rero ndi kwamamaza ibintu byitwa gusenga. Nkunda gusenga cyane ku buryo numva mfite ubushobozi, najya mfata nka serumu nkabitera mu bantu bose bagasenga. Ariko kubera ko Imana ihamagara uwishaka ikanangira uwishaka, niko batubwiye. Ntabwo nzi icyo bigenderaho, ntimumbaze ibintu byinshi kuri iryo jambo. Numvisha bavuga iryo jambo rivuga ngo Imana ikiza uwishaka ikanangira uwishaka. Ariko iyo dusenze, Imana twese iratwegera ikatwumva, kandi isengesho iryo ari ryo ryose, ryaba rirerire, ryaba rigufi, ryaba urisenze wicaye, waba uhagaze, waba uri mu nzu yawe, waba uri mu nzira, waba uri muri dushe, ahantu hose usengeye Imana irakumva. Amina. Imana ishimwe. Hanyuma mama Karabo, uti imbaraga zo gusenga. Bivuye ngo gusenga harimo imbaraga nyinshi, imbaraga zitangaje. Uzi ikibazo njya ngira ikibazo ku birebana no gusenga, kuko se abantu bose basenga Imana. Bivuga ngo umuntu ashobora gusenga kandi atari Imana ari gusenga, binyuze muri iyo nzira yitwa gusenga. Ubwo se gusenga byaba bisobanura iki? Ijambo gusenga byaba bisobanura iki, kugira ngo dusobanukirwe niba hari abasenga atari Imana basenga,
kandi twebwe abakijijwe tukavuga ngo dusenga Imana. Ubwo gusenga ari gukorwa n'abantu bose batandukanye, ariko ibyo dusenga bikaba bitandukanye. Ubwo gusenga byaba ari iki, bisobanura iki? Gusenga akenshi ni ugusaba cyangwa kurwana. Byasobanurwa mu bintu byinshi, biterwa n'uburyo waba uri gusenga cyangwa n'uwo waba uri gusenga. Hari igihe wasenga urwana, hari igihe wasenga usaba cyangwa se ushima. Rero abantu benshi bashobora gusenga mu buryo bwabo bwo gusenga atari Imana basenga. Ariko twebwe mu ruhande rw'abakristo nibyo cyane tuvugaho, tunabwira bene data, tuninginga bene data ngo bige gusenga. Ni uburyo bwo kuganira n'Imana. Niho duhurira n'Imana, niho tuganirira n'Imana mu buryo bwo gusenga. Mu gusenga niho tuganira n'Imana. Imana ishimwe cyane. Muri iyi minsi iyo twitegereje tukareba, tubona abakristo benshi icyo kintu kimaze kubananira. Sinzi impamvu, cyane nk'umuntu uramubwira ati gusenga, ati ambize, tugiyewe rwose ndahuze muri iyi minsi, nabuze umwanya. Ese birakwiriye ko abakristo babaho barabaye bize imbere y'Imana? Ko tubonye ko abakristo iyo dusenga dusenga Imana. Kuki abakristo barimo kuba bize cyane, bahugiye mu by'isi? Ni nk'iyihe nama gakanya, nubwo tugikomeje kuganira, wahitubagira kuri iki kintu cyitwa gusenga, ko benshi babaye bize? Kandi tuvuga gusenga no gusaba no kuganira n'Imana cyane, buriya bibyara ubusabane. Kuko iyo uganira n'umuntu murasabana ndetse mukagirana ibihe. Yego, kandi iyo mwamaze kugera kuri urwo rwego, iyo akurusha ububasha, icyo umusabye birakorera kukimusaba. uzi kujya gusaba umuntu mudasanzwe musabana biragorana cyane, ariko iyo musabana akaba kurusha ubushobozi, kumusaba biroro. Nk'aba bantu babaye bize, nihe nama wahitubagira aka kanya? Abantu babaye bize ntabwo ari uko gusenga bivuga ko tutakora. Ntibinavuga ko twareka imyanya yacu yo gukora, cyangwa tukavuga. Hari igihe kimwe kigeze kibaho, abantu bakajya batwigisha ngo gusenga ni ukumara iminsi 3-5 mu rusengero. Noneho abantu bakanga gusenga kubera bavuga se nazamara icyumweru mu rusengero mbeho gute. Cyane cyane nko hano muri Kigali n'ahandi biragorana, ariko nk'iyo urebye muri biriya bihugu byateye imbere nko mu Burayi, muri za Amerika, batagisenga. Nuko twagiye dufata gusenga nk'ikintu cyo kureka indi mirimo, hanyuma akaba ari cyo dukora gusa, ariko sibyo. None se mu rugo iwawe, cyangwa se ku nshuti yawe, cyangwa kuri sheri wawe, cyangwa ku mwana wawe, cyangwa ku babyeyi bawe, ntugire igihe cyo kuvugana nabo? Niyo waba uri mu kazi, nabwo rero n'Imana wavugana nayo uri no mu kazi. Imana wavugana nayo ugiye kuryama. Imana wavugana nayo uri mu nzira ugenda. Imana wavugana nayo uri gutunganya amadosiye. Imana wavugana nayo uri no muri dushe. Imana wavugana nayo ibihe byose. Nuwa ngo gusenga wabikora ibihe byose bitagutesheje akazi, cyangwa bitagutesheje ibindi bintu wakoraga. Ahubwo nuko uburyo bwo gusenga twabubwiwe nabi. Niyo mpamvu nshaka kubwira abantu benshi ko gusenga atari kwa kundi twiyirizaga ubusa. Nabyo ni byiza, ko Yesu yabwiye abigishwa be, aravuga ngo bene uwo mudayimoni bamubaje ati kuki twebwe twirukanya abadayimoni ntibagende, wowe ukabirukana bakagenda? Arababwira ngo bene uyu nguyu yirukanwa no kwiyiriza ubusa no gusenga. Bivuga ngo kwiyiriza ubusa ni kimwe, no gusenga ni ikindi. Ngo ushobora gusenga muri ubwo buryo ugenda ukora n'akazi, ariko ushobora no kugira igihe cyo kwiyiriza ubusa. Rero ubwo bwose ni uburyo bwo gusenga. Noneho rero kubera ko abantu twagiye twigishwa ko gusenga ari ukuva mu rugo tukareka akazi tukajya mu kiliziya cyangwa mu rusengero cyangwa ahandi hantu tugiye gusengera mu butayu n'ahandi hantu basengera, mu by'ukuri ntabwo ari byo. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Ahantu hose wicaye waganira n'Imana, ndetse ushobora no kuba uri mu bantu benshi, wowe ukaba uri kuganira n'Imana kandi abo bantu muri kumwe. Ibyo birashoboka cyane cyane. Uri mu bantu benshi, hanyuma muri abo bantu benshi ukaganira n'Imana cyane. Dusobanurira gato tubyumve. Reka mbahe nk'urugero. Nk'iyo uri muri bisi, ntimamura abantu benshi se, cyangwa mu isoko, cyangwa ahandi hantu,
mu by'ukuri umutima wawe koko ndi umuririmbyi yavuze ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ntabwo tugenda n'umubiri n'amaso byose umutima uri muri bisi rero umutima wawe wajya imbere y'Imana. None se mu makarabo nk'umuririmbyi waririmbye ngo muze mwenyine twihererane musanga ahantu hatari abantu dore imiruho irabaruhisha n'urusaku rurabarembeje. Aranavuga ngo mureke ibyifuzwa n'abiyisi mushaka ibyahishwa abanyabwenge. Jyewe na data tubana namwe ntimuri mwenyine turi kumwe. Uyu we wamusobanukira nko kuri icyo kintu uvuze ngo umuntu ashobora gusenga ari mu bantu benshi? Umvuze ikintu cyiza Imana iguha umugisha. Iki kintu kuvuga ngo muze mwenyine twihererane ntabwo n'ubundi ugenda uri we si ukuvuga ngo nukuva aho ngaho ukajya ahandi uri wenyine, ahubwo nuko mu muntu umwe ndani mu mutima cyangwa mu bwonko bwe aba afitemo ibintu byinshi rimwe na rimwe. Ni nabyo Bibiliya yita urusaku. Urusaku rurabarembera. Yego. None no kuvuga ngo none se nk'ubu twicaye aha ngaha ntituri mu isoko hari urusaku ruhari se? Ariko umuririmbyi aravuga ngo ngwino wenyine. Nuko icyo bisobanuye nuko twikuramo rwa rusaku rutuma twiganyira rwa bya bindi bituma turivuga ngo tundarembye mbe nta kintu dufite mbega kwa kwiganyira kose k'umuntu. Igituma rero uyu muririmbyi yavuze ngo tuze twenyine nuko mu mutima w'umuntu habamwe ibyumba byinshi, habamo bya byumba ibyo bakuvuze by'amagambo, ibyo nawe wavuze, ibyo wakoze, iby'ibyaha, biriya bintu byose biba biri mu muntu. Igituma rero tuba tugomba kugenda twenyine nuko dukinga izo nzugi zose z'ibyo bintu by'urusaku biduteraniyemo twebwe, hanyuma ugasigaza icyumba cyo kubonaniramo n'Imana cyonyine. Aho ngaho niho ugiye imbere y'Imana wenyine. Ntabwo ari uko utari kumwe n'umugabo cyangwa umugore cyangwa umwana cyangwa n'abandi bantu. Okay. Iki kintu kirasobanutse. Abantu benshi rero hari ukuntu bafashe ikintu bumva yuko urusaka Imana yavuze cyangwa umuririmbyi yaririmbye, dore ko n'umwuka w'Imana abaga guhimba izo ndirimbo. Wenda ari kuba uri mu isoko, kuba uri mu kazi bose wawe ari kukubwira ati kora ibi noneho kuza mwenyine ngo mwihererane n'Imana mukare kurwo rusaka ari kuva muri ibyo nyine. Kumbi mu mutima w'umuntu habamo ibyumba byinshi. Urabisobanuye birumvikanye rwose. Hanyuma uti rero imbaraga zo gusenga. Hari akantu ndi kukubaza mwese uburyo abantu bakoresha bwo gusenga nibyo ari gusobanura ati mu rugo mu kazi hose. Hari ubundi buryo bundi watubwira wenda bwo gusenga kugira ngo haboneke za mbaraga zituruka mu gusenga? Uburyo bwo gusenga ni bwinshi. Iyo usenga umwuka w'Imana aza muri wowe akagenda aguha ubwenge cyangwa se navuga ngo ihishurirwa ubwo buryo gusenga bitewe n'igihe urimo, bitewe n'aho uri, bitewe n'ibyo ukora, bitewe n'ibyo ugiyemo. Nkanjye mu ruhande rwanjye niko kazi nkora akazi ko gusenga nyine ndasenga. Noneho navuga ngo nabigize nka full time kuko atari uko ntakora cyangwa ntigeze nkora. Ndagira ngo abantu bajye banyumva neza rwose. Imana ntigeze imbuza gukora ngo imbwire ngo ntugakore, ntugacuruze, ntukagire gute. Ariko burya rimwe na rimwe hari igihe Imana ikubonamo umusaruro mu kintu runaka bigatuma igutera imbaraga zo kugikora nyine cyane kuruta ibindi. Rero niyo mpamvu ngewe nkora ibintu byo gusenga no gusengera abantu, cyane cyane abantu bafite ibibazo, abantu bafite ingorane, abantu bafite uburwayi, cyane cyane abarwayi. Nkasoringa imitima y'abantu kurya umuntu aba ajagaraye, umwuka w'Imana akanshoboza nyine nkamuganiriza, nkagira ibiganiro, uburyo nyine abantu boroha mu mitima. Icyo kintu rero nacyo ibyo bintu byose utwo tuntu twose tuza mu buryo bwo gusenga. Mu ruhande rwanjye rero ndasenga nkaniyiriza ubusa, nkanazamuka n'imisozi, nkanasengera no mu nzu, nkasenga uburyo bwose kugira ngo ngire za mbaraga cyangwa se umwuka w'Imana ahora mpishurira ni iki nabwira uriya muntu tugiye guhura. Ese ni iki ni irihe sengesho nasengera umuntu urwaye? Kuko isengesho usengera umuntu urwaye ntabwo ari kimwe n'iryo usengera umuntu wahombye mu kazi. Isengesho usengera umuntu wahombye ntabwo ari ryo usengera umuntu uri gutandukana n'umugabo cyangwa n'umugore.
isengesho wasenze ntabwo ari ryo wasengera umwana akubwiye ati mu ishuri nabuze ubwenge, kandi ibyo byose tuba tugomba kubisengera. none maze iminsi hari abantu maze iminsi batuganiza batari ko ni gute umuntu ashobora gufata iminota 30 kamara isaha ari gusenga. Ese ubundi ibyo waba ugifite ibyo usengera? Hari abajya bavuga ati yewe ahubwo iminota 5 biba byarangiye ibyo sengera. Urumva ati ni gute umuntu ashobora kumara isaha ngo akibona ibyo sengera? Ni nk'ibiki waba usengera? Aba bantu ni iki wababwira? Nago gusenga cyane cyangwa kumvirwa ari ukufata igihe kirekire cyo gusenga, ahubwo intego ufite mu mutima yo gusenga niyiguha gusenga igihe kirekire cyangwa kigufi. Intego ufite mu mutima niguha gusenga igihe kirekire cyangwa kigufi. None se niba mfite tuvuge abantu 30 ngiye gusengera, bose banyumvise ku kiganiro runaka, banyumvise kuri radio, cyangwa abo tuziranye, abo twasenganye mu rusengero, abo twakuranye, abo twabanye nkihana, bose singomba kubatakaza. Nese ubwo nanjye najya gusenga nkasenga umunota umwe cyangwa 2? Birumvikana ubwo nukuvuga ngo kwa kundi bavuga ngo wabuze ibyo usengera, ahubwo ushobora kumara n'amasaha nk'atanu ugisenga n'iminsi, ahubwo jewe bitewe n'intego ufite y'ibyo ugiye gusengera byose cyane rwose. Ubwo rero bivuge ngo ntabwo umuntu ashobora kubura ibyo asengera, nta nubwo ashobora kuvuga wenda ngo byarananiye kumara isaha nsenga, ahubwo ni intego y'ibyo ugiye gusengera cyane. Intego ufite niyo igutera gusenga umwanya munini cyangwa mutoya. Kimwe nuko intego ufite niyo iguha gutanga igihe muri icyo kintu cyangwa se ukabyihorera. Rero gusenga nyine ni ukuganira n'Imana. Iyo ufite ibintu bike byo kubwira Imana, nyine ubibwira bikeya mu gihe gitoya, ariko iyo ufite ibintu byinshi byo kubwira Imana ufate umwanya muremure kandi ukabiha umwanya, ukisetinga mu bwenge bwawe, mu mutima wawe, ugakinga za nzugi zindi zifite urusaku zitari zo mu isoko, ariko mu mutima w'umuntu burya habamo urusaku rukomeye cyane. Hari nk'igihe umuntu yicara, je bijya bimbaho iyo cyane cyane ntanga ubuhamya cyangwa ntanga ubutumwa, nkunda kwivugaho cyane kugira ngo ntaza kugira izina mvugaho bigahura n'izina ry'umuntu. Nkanjye hariho nk'igihe najyaga ngira urusaku, nashoboraga kuba wenda nta byo kurya by'abana mfite, amafaranga y'inzu ntayo mfite, cyangwa se rimwe na rimwe abana babuze minerivare. Ibyo bintu byose bidutera urusaku mu mitima. N'abandi bagiye bafite buri muntu ikigeragezo cye kihinduka urusaku mu mutima we. Noneho rero Imana itubwiye ngo muze twihererane, muze mwihererane nanjye, dore urusaku rurabarembeje n'imiruho irabarembeje. Imana ibireba ya miruho yawe ku giti cyawe, ko hari ibyo abantu bakubonaho, hari n'ibyo batakubonaho wowe uzi wenyine. Bituma rero ukinga wa mutima ukavuga ngo Mana nje imbere yawe, ntagire ikindi kintu utekereza, ntutekereze za minerivare, bya bindi bwa burwayi ufite bukuremerereye bugukomereye, ugakinga ukavuga ngo ndi imbere yawe Mana, ndashaka kuvugana nawe. Ntabwo rero Imana ijivugana n'abantu mu rusaku. Yego. Hanyuma mama Karabo uti imbaraga z'amasengesho, bivuge ngo mu masengesho ubwo harimo imbaraga zikomeye. Hari abantu benshi rero batajya baha agaciro icyo kintu, badaha agaciro ikintu cyitwa amasengesho. N'izo mbaraga wowe uri muratubwira bavuga ko ntazo babonyemo, kuko hari abantu benshi baba bati ngiye nasenze imyaka myinshi ariko ntacyo nigeze nkuramo. Ese nkawe wenda bivuge ngo wateguye ubutumwa bwiza ugiye kutugezaho, nkawe utubwiye ko utingiye full time mba ndimo kubikora, ushobora kutubwira imbaraga waba warabonye muri ayo masengesho ubisangiza abadukurikiranye kuri AYALONI TV na babandi bavuga ngo bo ntabyo babonyemo? Ubwo turaza kureba impamvu batabonye izo mbaraga mu gusenga kandi we warazibonye. Watubwira nibuza mu masengesho usenga niba hari imbaraga wowe waba warabonyemo?
nabonye imbaraga nyinshi zitandukanye mu buryo butandukanye, mu bihe bitandukanye, mu bantu batandukanye. Nagiye mbona imbaraga zo gusenga, cyane cyane ko reka wenda mvuge nko mu buryo bwo gusengera abarwayi. Reka mvuge nko kuri icyo kintu, wenda ibindi tubyihorere, tuzagenda tuvuga kuri buri gace. Nzagenda mbabwira ukuntu nabonye imbaraga zo gusenga mu rugo rwanjye, ukuntu nabonye imbaraga zo gusenga zinkorera mu buryo bw'abana, mu buryo bw'umuryango. Barya abantu bavuga ngo ntibemerwa mu muryango, ngo imiryango ntibakunda. Burya hari imbaraga z'amasengesho zihindura imiryango ikagukunda. Bijya bibaho cyane, birashoboka cyane. Cyangwa ugasenga umugabo atagukundaga akagukunda, cyangwa ugasenga umugore atagukundaga akagukunda. Abana utumye ngira ikibazo aho ngaho. Hari abantu benshi bahora mu butayu, abo ngaho bariza banguka ngo utabare, ngo Samatare, Kizabonwa, Kanyarira n'ahandi hatandukanye. Ari gusenga agasengero rwo ngo umugabo we ngo amukunde, wenda yaramwanze, ariko ugasanga birangiye urugo rutaye, ngo umugabo yanze guhinduka. Avuga ati genda sengeye nta kigize gihinduka. Uyu muntu se ko numva yaba yarasenze, kuki birangiza? Ndabazi benshi bagiye bavuga ati byaranze, naratagangaye, nagezeho ndabireka. None mwari mutubwiye muti ushobora gusenga n'umugabo agahinduka, n'umugore agahinduka, ushobora gusenga umuryango ukagukunda. Hari n'abagiye basenga gutyo ngo imiryango bakunde, ugasanga ahubwo baranamuciye, aragiye birarangiye. Ese ni iyihe mpamvu uyu muntu ko yagize akabireka, avuga ati narasenze, wa mugani kuki yasenze ntibihinduke? Ni ukubera iki? Kandi utubwiye ko bishoboka. Akenshi twumva ko gusenga ari bino bintu kundya dutondekanya amagambo y'amarangamutima yacu. Ariko gusenga bijyana n'ibikorwa, gusenga bijyana no guhinduka, gusenga bijyana no kwera imbuto. Akenshi iyo umuntu adahinduwe n'amagambo ahindurwa n'ibikorwa. Akenshi iyo umuntu adahinduwe n'ibikorwa umukorera ahindurwa n'imbuto. Uburyo yihangana, uburyo yizera, uburyo umukorera ikibi we ntakore ikibi ahubwo akagisimbuza icyiza. Ibyo bintu byose biza mu rwego rwo gusenga. Akenshi rero twebwe twumva ko gusenga, kuko nibyo mu matorero cyangwa mu madini bagiye batwigisha, twumva ko gusenga ariko akundi dutondekanya amagambo tuvuga ati Mana turagushimiye, urumva dufite ibibazo ibi, dutondekanya amagambo ajyanye n'amarangamutima yacu. Nabyo nibyo ni uburyo bumwe bwo gusenga, ni uburyo bwo kwatura n'akanwa tubwira Imana, ariko ahanini kugira icyo kintu kijyanye no guhinduka kw'imiryango cyangwa kuhinduka kw'abantu babana cyangwa n'ibindi bintu bihinduka bijyana n'imbuto n'ibikorwa. Bivuga ngo wa muntu watuza akanwa kavuga agomba no kugira imbuto, agomba no kugira ya mirimo. Nibyo yavuze nyine, uko ushaka ko undi muntu amera nawe akaba ari kumera. Buriya se nta muntu ushobora kubigerageza bikarangiza, ahubwo wenda niba umugabo ajyaga mukubita mwica, tuvuge wenda umugabo aragukubise, warangiza akavuga ati ndamwerera imbuto, nihangane, nta nubwo umubwira nabi, uje kaba agukubise ugasanga amajigo yabyimbye, amaso arenda kuyakuramo. Harubona yarayibonye kuri televiziyo, umugabo yakubise arimo kumubaza ngo ko numvishe ko unca inyuma, se ujya unca inyuma. Ntiyamufashe, gusa yaje arakubita ngo abimwemeze, bamutweretse kuri televiziyo, yabyimbye arenda gupfa. Ugumye aho ngaho rero uti ndiyewe ndakomeza nera imbuto, ejo ntiyabyarangiza kwisha ahubwo. None se ntuzi ko mu gusenga habamo imbaraga? Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe izo mbaraga nizo dushaka kumva. Yego, rimwe na rimwe umuntu abasenga yangwa yihangana cyangwa yigundirije ariko atihangana. Nuko muri butume mvuga utuntu twinshi ko icyo kintu kibamwe ibintu byinshi bitandukanye. Noneho rimwe na rimwe umuntu akaba atihanganye ahubwo ari uko yabuze uko agira, cyangwa acecetse. Rero guceceka si ukwihangana, no kubura uko ugira si ukwihangana. Kwihangana ni ibikorwa ukora hagati y'ikibazo n'igisubizo, imyitwarire, reaction. Nuwara muri ya reaction ishobora gutuma gukubita cyane cyangwa kanakwica. Noneho imbaraga zo gusenga rero, iyo dusenze tuganiriye n'Imana, ijambo ry'Imana riratubwira ngo turi abana b'Imana. Nubwo uko tuzasa kutarerekanwa, ngo ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Nukuvuga ngo mu gusenga, iyo usenga wizeye,
na bya bindi byose twagiye tuvuga urusaku waruretse n'iki byose wabiretse ni ukuvuga ngo ugira ubudahangarwa. Icyo nicyo kintu cya mbere gusenga kukuzanira ubudahangarwa, icyo bita protection. Nuko ngo rero bya bibazo na bya bigeragezo, iyo ufite ya protection yo mu masengesho, amasengesho mvuga si yandi dutondagura tugerekeranya amagambo, oya, mu mutima wawe koko uri kumwe n'Imana, nta kindi kintu wakuyemo urusaku rwose, ufite za mbuto ndetse no kwitonda no gufasha no kwirinda na bya bindi byose byabikorwa, ndetse ugerageza no gufasha abababaye. Ibyo bintu byose ukabikusanya biza mu rwego rwo gusenga, bikuzanira protection. Mama Karabo, utumye uzatwigisha gusenga, kuko tumva urimo kuvuga ibihabanye n'ibyo abantu bari bazi. Abantu benshi bazi ko gusenga ari ugutondekanya amagambo, none wowe uzanye uti no gufasha abababaye no gukora ibiki, uti nabyo no gusenga. Ibi bintu uzabituganizaho cyane. Hanyuma wenda tugaruke, waruvuze uti jewe ndashaka kuvuga nibuza ku mbaraga zo gusenga ku murwayi, jewe narabibonye, dusobanuri ahantu baba warabivumbuye. Nuko ngo mu gusenga iyo nsengera abarwayi hazamo kwitanga, kuko mu by'ukuri wa muntu abababaye uba ugomba cyambere kubabarana nawe, kumuha umwanya, kumutega amatwi ukamwumva, ukumva umubabaro we, ndetse none ukagerageza gusenga utondekanye amagambo yabwira Imana no kwereka Imana akababaro ke, ariko ukagerageza no kwitanga no kwiyiriza ubusa, kugira ngo niba uburwayi bwe buturuka ku kintu gikomeye, nkuko Yesu yabwiye babigishwa ngo abana b'abadayimoni birukanwa no kwiyiriza ubusa, ukiyiriza ubusa kugira ngo nibura nabwo uwo murwayi akomeze akire. Ibyo bintu bizi kera, ibyo bintu muri iyi minsi ubanza ahubwo nawe uri mushyashya uje noneho. Kera habaga abantu bitwa ngo n'abanyamasengesho, babaga ku gikumba, ari bo murimo bakora biyiriza ubusa basengera abababaye. Muri iyi minsi najyaga mvuga nta bakibaho, kuko niba ugize ikibazo ugahamagara uwa mbere ati ngwino umfasha, ati nta mwanya mfite, undi ati nta mwanya mfite. Ba bantu twabonaga bahoraga mu masengesho ntazi ko batakibaho, kumbi urahari se? Ndahari rwose. Ndahari, ntekereza ko n'abandi bahari, ntabwo ari njye njyenyine, kuko Eliya yagerageje kubwira Imana ngo dore ngo ni njye njyenyine, ngo Yezebeli yisha abahanuzi, ngo ni njye njyenyine usigaye. Imana iramubwira ngo mfite 7,000 bitarapfukamira Bayali. Mu by'ukuri simvuga ko ari njye njyenyine, ariko ndahari mu ruhande rwanjye, ndahari. Hari n'abandi ngenda menya, ngenda nzi nabo bakora uwo murimo wo gusenga. Muri uko gusenga rero mu by'ukuri abarwayi barakira. Uratubwira cyangwa watubwira nibuze uwo wasengeye muri za mbaraga z'amasengesho agakira koko? Sinyankunda kuvuga amazina y'abantu, uko wenda biba atari ngombwa, ariko ni benshi cyane. Ntago nabara umubare, kuko mpura n'abarwaye imigongo, mpura n'abarwaye amadiyabete, mpura n'abarwaye abadayimoni barozwe. Reka wenda mvuge kuri iki kintu cy'abarozi, kuko ubu ndabona Satani yagiye ahagurutsa intwaro yitwa uburozi no mu mitwe y'abantu bimitse mw'abarozi. Niyo umuntu yaba ataroga baturiya n'umurozi, waba wanarwaye indwara yo kujya kwa muganga tubwo bandoze. Uyu mwuka w'uburozi numva nshaka gusenga ugacika muri iki gihugu cy'u Rwanda. Duhura rero n'abantu barozwe bya nyabyo, nubwo akenshi abantu bashobora kugira ibyiyumviro by'uko barozwe ariko batarozwe. Abo ngabo rero iyo ngize umugisha wo guhura nabo, kuko uyu muntu akuganiriza umenya ibyo atekereza. Ushobora kumusengera ukamuhumuriza, ariko ukanamubwira uti jya kwa muganga turebe. Kandi no muri abo bantu nabo baba barozwe bya nyabyo, mu by'ukuri umwuka w'Imana uri muri twebwe yirukana abadayimoni. Amasengesho yirukana abadayimoni mu izina rya Yesu bakagenda. Noneho ariko babadayimoni ya myuka mibi aho yagukomerekeje, ubukwiriye kujya kwa muganga kugira ngo umubiri bawusane, hanyuma wongere nyine ube muzima. Rero nagiye nsengera abantu benshi barwaye abadayimoni, abarozwe. Nuko wenda nk'ubu ngubu muri iyi minsi
nasengeye nk'abantu benshi batandukanye. Ni ukuvuga ngo wenda reka mvuge ku ikiganiro navuze natanze nko ku Ihumure TV, kuri channel ya Ihumure TV, kivuga ku mbaraga z'abarozi n'ukuntu imbaraga zo gusenga zitsinda imbaraga z'abarozi. Muri icyo gihe nasengeye uwo muntu yaramaze igihe kirekire, yarivuje mu bapfumu biranga, hanyuma bamubwira ko agomba guhura n'abantu basenga. Azi Kigali, aje Kigali rero nyine umushuti we kubera ko twari tuziranye bituma tumusengera. Mu by'ukuri nyuma yo kumusengera yarakize neza, asubira mu kazi, asubira n'iwabo, ku buryo ubu ngubu turi kumutegura, mbega ari gutegura ubukwe, mbega yarakize pe. Nuko noneho nyuma za mbaraga z'aba bapfumu baba bateye abantu cyangwa baba bashaka kubahindura ibitambo, baba bashaka kubica mu buryo bwabo, ntago tuzi, bafite gahunda zabo baba bakorana n'iyo myuka. Ariko natwe kubera umwuka w'Imana baradutinya kubera ya protection imwe nababwiye mbere. Yego, ngo iya protection ituma batagufata ngo bagusumire bakwice. Kuko mu masengesho uba ufite kwizera, uba ufite Imana muri wowe, ubana na Yesu n'Umwuka Wera, ariko ntibituma batakugeraho ngo baze bagukubite, bagukande, baguteze ibibazo. Abo bapfumu rero baranteraniye bakora inama kubera uwo muntu mwasengeye arakira, bararakara. Abo bapfumu rero baranteraniye bakora inama. Buri karere kaba gafite umupfumu gahagarariye, buri karere na buri murenge, burya buri mudugudu, buri murenge, buri karere, buri gihugu, buri ntara ibifite umupfumu yihagarariye. Ibi ngibi tubona abantu baba bakora mbega bijyanye n'ubuyobozi, buriya n'abarozi nabo n'abapfumu nabo barabigira. Bivuge ngo baba banaziranye bahana ubutumwa bose cyane bakora n'amanama. Ariko uvuze gutyo nibuka twigeze kujya gusengera ahantu nanjye umunsi umwe, kera Imana yarakoraga koko yaranavugaga. Tuba turi ahantu turi gusenga, byari ari nijoro, turuhuye ahantu rwose munsi y'igitari nijoro turi gusenga. Imana yatubwira ngo muva aha ngaha, ubu byabaye nka saa 4 z'ijoro, saa 5, yavuga ngo saa 7 zuzuye mwe muvuye aha. Turayibase ko urihe mama? Aha muri abarozi bajya bakunda kuza kuhakorera inama. Ati kandi saa 8 zuzuye nibwo babageze aha ngaha. Turayibwese kubera iki twebwe nta bushobozi dufite bwo guhangana. Iravuga ngo ndababwiye ngo mugende, mwebwe nta mbaraga mufite zo guhita muwatsinda. Nk'aka kantu mvuze ko twaturi gusenga, uri kutubwira ngo imbaraga zo gusenga, kuki Imana yatubwiye gutyo kandi twaturi gusenga. Imana izi imbaraga dufite uko zingana, izi ubwo abantu benshi izi ko nabanyabwoba. Imana rero irakureba ikamenya ngo uyu nguyu yaza kugira ubwoba, abapfumu bakamwica. Kandi guhangana na daimoni cyangwa se guhangana n'umupfumu cyangwa guhangana n'umurozi, nuko mu mutima wawe uburi igiharamagara, mbega nta bwoba ubugira. Urumva niba ubona umuserebanya ukiruka, ukabona imbeba mu nzu ukiruka, ukabona urushisho ukiruka, ugatutoje ati toka Satani mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mu by'ukuri urumva wahangana n'umupfumu wabigize umwuga. Nabonye hari abapfumu bagira imbaraga nabo cyane, abapfumu bagira imbaraga cyane. Nuko rero mama Karabuti inama bakora inama buri turere baba bahari, ariko bakora n'inama. Baba barakoze inama se kuri we kubera uriya muntu mwasengeye cyane? Bakoze inama. Kandi ngewe ntabwo bakoze inama mu karere cyangwa muri iki gihugu gusa. Ibihugu byinshi byarateranye ku rwego rw'isi, baraterana. Baraterana, harimo abapfumu bo muri Nigeria, harimo abatanzania, harimo abayahudi, harimo abapfumu b'abazungu ntamenye ngo nabo mu bihe bihugu, ariko mu by'ukuri bari bahari mu bwoko bwose bw'abapfumu. Warababonye? Narabirebaga nyine. Urumva ngiye nari muri koma, nari mu mwuka, nari muri koma. Buriya umuntu ari muri koma, umubiri ubura aho ngaho, ariko roho ye iba iri gutembera ireba. Iyo koma wagiyemo n'Imana ikujyanyemo cyangwa niba bayikujyanyemo? Bo bashakaga kunyica. Bashakaga kunyica kuko umupfumu uhagarariye hano kino gihugu cy'u Rwanda, ntago navuga izina rye ko naramubonye. Umupfumu uhagarariye kino gihugu cy'u Rwanda we yarashinzwe kunshyira muri Firigo.
kugira ngo banyice gake gakeya, umubiri nyine ugenda ubora gake gake, hanyuma roho nyine bayijyane, birabananira. bitubwire neza ibyo bintu bitubwire neza ibyo bintu ko n'ubu ibyo bintu birenze ngo iki. None se firigo bayigushyizemo? Banshyize muri firigo, nayo imazemo iminsi 5. uri muri koma? Baragushyize muri firigo cyane mu buryo bw'umwuka? Yego cyane. Noneho mu rugo aho nari ndyamye mu intebe nini nyine iriya y'abantu 3 niyo naryamagamo, sinayivagamo. Ngo nagiraga gutya, nabiri byuya icyabwiraga mu rugo ko ndi muri koma. Urumva sinavugaga, sinanyeganyegaga, nabiraga ibyuya bya barafu, ku buryo biri byuya bigahita biba nk'urubura ku mubiri. Aho uri mu rugo barabibonaga ibyuya by'urubura? Barabibonaga ibyuya by'urubura nyine. Mama nk'umuntu mukuru agahita abona nyine ko napfuye, ariko jewe umutima wanjye nyine nibonaga muri firigo iriho ibirahure ikinze ahantu hose. Noneho uwo mupfumu, uwo murozi arambwira ngo twahisemo kupfa kuruta kubaho, kuko nibyo byatunezeza. Ku munsi wa 5 kandi niho yabimbwiye. Ndamubaza ntese nimunyica nimpfa muzankoza iki? Aravuga ati ntacyo twagukoza, n'umubiri wawe ntacyo twawukoza, kuko wajya kwa y'Imana yanyu. Atariko nawe twaba tukuruhutse. Atusigaye ubohora abantu, usengera abantu bakabohoka kugeza ku rwego rw'isi. Urumva utaturembeje ugomba gupfa. Aho muri firigo rero urumva twavuganaga, gendi muri firigo, wari inyuma ya firigo. Ndavuga ngo ngo niba ari ibyo ntabwo ngipfuye. Urumva ukuntu umuntu aba afite umutima w'ibyiringiro ukomeye. Niba ari ibyo ntabwo ngipfuye, kubera ko Imana nkorera iteka. Amina. Nta cyaha nyifiteho, namwe ntacyo nabakoze, rero ifite imbaraga ziruta izanyu. Ntizo mukoresha, n'iz'Imana, nuko ahubwo mwayicitse mukazikoresha mu buryo bubi. Nkivuga gutyo nari mpagaze mu cyanditswe kiri muri Zaburi ya 93 ku murongo wa 4. Hadusomere twumve. Ko numva ibintu bikomeye. Shuti bakunzi wa AYALONI TV, mwebwe mukurikirana ubutumwa bwiza. Ibintu turwana nabyo ni ibintu bikomeye, kandi ni ibintu by'ibinyabubasha. Pawulo yabwiye Abefeso, aravuga igice cya 6 umurongo wa 10, aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mu mwambare intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Aravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso, ngo ahubwo dukirana n'abatware n'abategeka isi y'umwijima, ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ngo n'abafite ubushobozi. Ndumva wari wahuye n'ibyo bintu, duhura n'ibintu bikomeye. Buriya nuko abantu nyine tuba tudasobanukiwe cyangwa tutinjira muri ibi bintu ngo tujye mu mwuka, ariko ibintu byinshi Imana ntabwo ibitwereka, kuko twahahamuka tukanapfa tutarageza ku gihe. Iryo jambo rero nahagazemo icyo gihe riravuga ngo, murongo wa 4, Zaburi ya 93 murongo wa 4, haravuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Amen. Mpagaze muri iryo jambo nahise mvuga ngo kubera ko Imana nkorera iteka iri hejuru yanyu, imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga zanyu, ntabwo ngipfuye, sinzanapfa, kandi n'abandi nzababohora. Nkivuga gutyo mbona ukuboko kwanjye kw'iburyo guhindutse umuriro. Kurya narindi muri ya firigo, ukuboko guhindutse umuriro, mpita nsunika igikuta mbona cya firigo, mbona mvuyemo mpinguka inyuma y'inzu y'uwo muntu. Numva abandi bantu baramubwiye, sinzi niba ari abantu, niba ari abapfumu, niba ari abadayimoni. Numva baramubwiye ngo ko acitse, arababwira ngo mumwihorere, nagera hari arahura n'umutego wanjye. Koko ngeze imbere mpura n'umutego umeze nka supanete, uhita untwikira nyine ku buryo ntari bubashe kugenda. Niba mwarasomye agatabo k'umugenzi, mwabonye ukuntu umukirisitu na mwiringirwa ni mwizerwa bari kumwe bagenda mu rugendo, umudayimoni wiyoberanyije wigize umumarayika w'umucyo akabashuka ngo nibace muri iyi nzira. Urabona umutego baguyemo ukahita ubahambira, n'uwo mutego nanjye bakizemo. Noneho mu mutima wanjye ndibwira ngo nabamenye ibikuta, iyi supaneti akaba ari yinanira. Za mbaraga z'umutima
ziva mu gusenga, ziva mu byiringiro, ziva mu kuganira n'Imana, ziva mu busabane ugirana n'Imana, nizo zituma uvuga ngo njyewe Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Amen. Bigatuma umutima wawe ukomera kandi ugatsinda. Uwo mutego nawo nahise nkataka no ku ijosi, hanyuma ngakuyeho mpita nkumanura gutya, nkumanura hasi nyine mvamo, ndagenda mpingukira ahantu hari nk'iriba, ku mazi, ndangije ndakanguka mva muri koma. Babona urakize, ubaye muzima. Babona ndakize, nza mvuga babwira ibyo nyuzemo, mbabwira n'Imana we nari mpfuye, imbaraga ntabapfumu, ntari ko abapfumu Mana yanjye, mbe mvuga ibintu byinshi. Wari umaze iminsi 5 uri muri koma? 5 nari nyimaze. None se mu makara uravuze uti bapfumu baraterana kandi buri karere kaba gafite umupfumu wabo. Uravuga uti hano hari umupfumu uhagarariye harya ngo umujyi wa Kigali cyane abahari. Ni uwo nguwo mwari muhanganye? Oya, ntabwo ngiye nahanganye n'uhagarariye umujyi wa Kigali. Yari ari muri Kigali ariko ahagarariye igihugu cy'u Rwanda. Wahanganye n'uhagarariye igihugu cy'u Rwanda? Yego. None se koko uramuzi? Oya, imbaza ibyo ngibyo ntago muzi. Ntabwo urumva namubonye mu buryo bw'umwuka, ntago navuga ngo ndamuzi. Nari ngize ngo wenda isura urayizi, ariko hari akantu wari wavuze uti hari umupfumu uzi, nubwo ntavuga amazina ye ariko ndamuzi. Ibyo ngibyo byatuma itangazamakuru rimbaza ibintu byinshi kandi ntago nshaka kubivuga. Okay. Bo ntacyo, ariko birumvikana ko wowe uramuzi n'isura ye warayibonye. Icyo nshaka kubwira abantu, ntago ibyo mu mwuka bisobanurwa no mu mubiri. Umwuka asobanurwa n'undi mwuka, kandi umubiri usobanura ibyo mu mubiri. Nshobora kuba naramubonye gutyo muri ubwo buryo bw'umwuka, kandi ari uburyo bw'amayoberane ya Satani yishushanyije mu muntu wenda runaka, ugasanga nabwo duhuye n'ibibazo cyangwa tuvuze ibintu bitari byo. Ari nabyo abantu benshi bakunda guhura nabyo, abahanuzi cyangwa abandi bakozi b'Imana, akabona ibintu mu buryo bw'umwuka akahita bisobanura mu buryo bw'umubiri, akabivuga mu rwego rw'umubiri, bigatuma abantu bagira amakimbirane kandi atari ngombwa. Ariko birumvikana Satani afite n'imitwe imukorera y'abantu. Nose abapfumu turabizi ko babaho, barahari, ntabwo ari ibintu byarwishwe, basigaye banabyigaragaza kuri YouTube, aho bari gukora ibitangaza byinshi. Ntabwo rero igitangaza kuba wenda Imana yaguhishurira uwo mupfumu ikanamukwereka, akorana n'isi y'umwuka ya Satani, ariko ni umuntu usanzwe. Kandi nuko wenda utangiye wenda wanga kumuvuga, ariko watubwiye uti giye uwo muntu namubonye isanga ndanamuzi. Shobora kuba naramubonye nkabone nko mu buryo bw'inzozi. Ni hariho igihe ujya ubona umuntu ukabona umuntu agiye kukugirira nabi, wenda ari nk'umuturanyi, ariko mu by'ukuri atari uwo muturanyi, ahubwo ari Satani yiyambitse ishusho y'uwo muntu. Aho ngaho wenda nk'uwo muntu Satani abagira ngo amusige inuzi cyasha kuri wowe, umutekeze y'ibindi, nabo bavuge bati runaka burya ni umuntu mubi. Ntabwo rero naho navugiye ko iby'umwuka bidasobanurwa mu mubiri. Bivuge ngo uwo muntu waramubonye, ubona isura wenda urayizi, ariko ntago uhamya neza ko ari ukuri. Ntago mpamya neza ko ari ukuri, wenda ashobora kuba umudayimoni cyangwa se undi mupfumu cyangwa se abandi banyabubasha, bya bindi twavuze by'ububasha byihindura nk'umuntu runaka, kugira ngo nabwo biducanganyikishe muri ya masengesho yacu, tugira inkomyi mu buryo bwo gusenga, kuko twakomanyije imitwe y'abantu. Bivuge ngo uwo muntu nta n'icyo muzi wo kuri birebana n'icyo. Ntacyo muzi. Ndanamubona mu rwego rw'umubiri. None se nk'abo bapfumu bose wabonye bateranye, wenda turi ko nguwo wabonye bubaze se? Ntabwo nabonye mbazi ko byari ibihugu bitandukanye, ahubwo ngewe nari ndi mu nama yabo, wenda navuga ku byo bavuze, kandi nabonye ko bituriho cyangwa se bigenda biza mu rwego rw'abantu. Bakora inama, bavuze ukuntu bavuze ibyagezweho, bavuze ukuntu bateranyije amadini, ukuntu abapasiteri bagiye bangana, ukuntu abantu bagiye babateza icyubahiro no gukunda impiya. Abantu benshi basenga cyangwa abakozi b'Imana benshi ibintu bakabitangira bari mu mwuka, bikarangira bibaye amafaranga. Ibyo bintu barabivuze, bavuga ko 87% by'igitekerezo cyabo cyagezweho. 87%.
igitekerezo cyabo cyagezweho. Undi nawe aravuga ati ikisigaye rero duhangayikishijwe n'abanyamasengesho, ati ab'ingenzi bamaze kuba bakeya cyane, atariko nabo bakeya bahari baraduhangayikishije. Noneho aravuga, undi aramusubiza ati ntacyo, uyu nguyu we turi bumwice, abasigaye nabo tuzagenda tubica umwe umwe. Ati ikintu muzakora mutazatuma kibaho nuko abanyamasengesho babiri bashobora guhuza. Ibyo nibyo duhagazemo. Yego. Ntago bagihuza. Yego. Nwango uwo ni wo mugambi w'abapfumu ku rwego rw'isi, mbega wa Satani ku rwego rw'isi. Nuko abanyamasengesho badahuza. Nuko abantu babiri bakorera Imana badashobora gukorana bahuje. Dore ko bamaze no gushira nyine nkuko babivuze. Yego. Noneho icyo gicyo cyo kirambabaza cyane, numva ndababaye, aho narindi nyine ndababara, numva ndababaye. Ariko kuko uwo ngo yaravuze ngo kubera ko niyo yaba umwe, ngo ibintu twakoze imyaka n'imyaka ashobora kubisenya mu munsi umwe. Mpita numva mfite noneho confidence ko niyo naba umwe, niyo twaba babiri, niyo twaba dutatanye tutaziranye, umwe ari gusengera hehe, undi ari gusengera hehe, undi ari gusengera hehe, burya dushobora gusenya, dushobora guhuza imbaraga tugasenya ibintu bikomeye. Nicyo cyatumye rero numva nshaka cyane kwamamaza cyangwa se kuvuga ku mbaraga zo gusenga, kugira ngo abantu bongere basenga, abantu bongere babyuke, abantu bongere bamenye ko gusenga ari intwaro ikomeye cyane. Ikindi kandi urabona ko mu masengesho umuntu ashobora kuryama avuga ngo ndasenga, hanyuma wajya kumva birakunaniye kandi nta n'ibyaha urimo, nta n'ikindi kintu kindi. Izo zose ni imbaraga z'abapfumu baba bazanye kugira ngo umuntu aremererwe, ahora ananiwe, bakugire bize, bakubwire ko bajye bakumvisha yuko nta mwanya wo gusenga uhari, ibintu byarakomeye, mfite utuzi tubiri, mfite abana, mfite sharije nyinshi, ibintu nk'ibyo byose ni imigambi yabo. Mu makarabo ubutumwa bwawe ni bwiza cyane kandi buraryoshye, turumva tutarekera aho ngaho. Kandi mu by'ukuri abumva bo barimo kumva, wenda kugira ngo tugere aho tuba dusubikiye, kuko ikintu cyitwa gusenga cyo numvishe harimo imbaraga, kandi urumva Imana yakuvanye aho hantu no kubera za mbaraga zo gusenga. Tubwire n'abantu badukurikiranye ko abasenga bo baracyariho. Hanyuma ubwo nuwaza gushaka ngo umusengere uzamusengera, kuko ndumva ndi full time rwose, nicyo kintu nkora. Hanyuma wenda dusoza iki cyiciro cya mbere, kuko numvishe usobanukiwe byinshi ku bireba no gusenga. Hari abantu bagize ngo gusenga no kuvuga gusa, ariko washyizemo n'ibikorwa, ushyiramo gufasha imfubyi, gufasha iki, wenda ibyo tuzabigarukamo cyane. Aba bantu basenga n'aba ngaba basengaga bakaba barabiretse, n'abandi babaye ari abakristo ariko badasenga. Urumva ni abantu batatu nkubwiye, abasenga, abasenga bakaba barabiretse, n'abakristo bibereho mu buzima busanzwe ariko badasenga. Urabagiriye inama ukurikije ibyo bintu waba wagezemo, Imana yakugejemo ikakwereka n'izo nama n'ibyo byose bahora bavuga ati igitekerezo cyacu twakigezeho kuri 87%. Inama nagira abantu bose, abasenga ubu ngubu babikaze, babikomeze, kandi bagerageze no gukora ibikorwa bindi bijyanye n'uburyo bwo gusenga. Abasengaga bakaba barabiretse, ni umugambi wa Satani baguye mu mutego. Nabinginga ngo bongere basabe Imana ibabyutse, kandi tunabasengera, tuzajya tunabasengera, kuko iyo mu isengesho turavuga ngo Imana ibyutsa abaguye, ibyutsa abantu b'Imana baguye. Rero turakomeza tubasengera, ariko nabo nibamara kumva ubutumwa, nuvuga ngo baguye mu mutego cyangwa se babaye nyine baguye muri wa mugambi w'ababi cyangwa w'abadayimoni. Hanyuma abakristo babayeho mu buzima badasenga, babayeho mu buzima budasenga, ariko bitwa abakristo, ndagira ngo mbabwire ngo abo ngabo bo nabapfu, ntabwo bazi ibyo barimo, ntabwo bazi ibyo barimo,
kuko n'ukuvuga ngo bamaze satani yamaze kubaha mu bwonko abereka ko nta kibazo gihari, mbega ntibazi iyo bava, ntibazi iyo bajya, ntibazi intambara iriho, ntabwo babizi. Icyiza rero nuko umuntu wese yakwiga gusenga. Ya shuti bakunzi mwarimu dukurikiranye, murumva ko gusenga harimo imbaraga nyinshi, gusenga harimo ubushobozi. Mama Karabarangije aduhaye ubutumwa ko abantu mwasengaga mwongere, hanyuma abandi mwari mwarabiretse mwarabikoze nimwongere muhaguruke mubikore. Abakristo namwe mubayeho mudasenga, urumva ati ubu uri umupfu ntuwagaze. Turabasaba kugira ngo mukomeze mwumve ubutumwa bwiza, kandi bizadufasha cyane ukora subscribe, like, share ndetse na comment kuri ubu butumwa. Hanyuma dusoza reka dusabe Mama Karabo abanze avuga icyanyuma. Uratanga namba zawe, urumva ko wiyemeje umurimo kandi ni byiza. Hanyuma nurangiza usengera aba bantu ibi byiciro bitatu tuvuze. Icyanyuma navuga mbose icyanyuma kuko ndacyagaruka, ariko icyo navuga nuko abantu dukwiriye gusenga, kuko turi mu bihe bigoye bisaba gusenga. Twabayeho mu bihe byo kuvuga ubutumwa, tubaha mu bihe by'ubuhanuzi buryoshye, abantu ducakira, ariko n'ubu buracyahari ubuhanuzi, ndabibona kuri social media buratambuka. Simpamya ko ubu ngubu ubu buhanuzi ari bwo dukeneye, simbizi, mbabarire, ntago mbizi niba ari bwo dukeneye. Ariko ibihe turimo bigoye bikomeye, isi iri kugenda ubona kwijya hasi, ubona ko ubukungu bwifashe nabi, ubona ko ibyorezo byazamutse, ubona ko ibintu byose bikomeye. Tugeze mu gihe cyo gusenga. Ndasaba abantu bose bazatwumva cyangwa bumva ubu butumwa bagerageze gusenga, kuko mu masengesho nibwo dusabana n'Imana, Imana nayo ikadutabara muri ibi bintu byose turimo. Hanyuma reka dusenge, dusengera abantu wenda kugira ngo Imana ibafashe. Yego, mwatanga namba zanyu hanyuma mugasengera aba bantu. Nimero yanjye ni 078 9 10 5 6 4 9 078 9 10 56 ubwo nibaguhamagara ufite ikibazo uzabasengera, ndabasengera rwose. Uwo nshoboye kugeraho mugeraho, uwo ntabishoboye nawe ndamusengeraho, ariko kuko Imana ni ya hose na kure. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Mana yacu ishobora byose, ise w'umwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina rya Yesu rishimwe. Turagushimiye kubw'ubu butumwa bwiza, turagushimiye kugiye kuzura abantu basinziriye mu buryo bwo gusenga, abaguye ukababyutsa, abakozi bawe bari babihagazemo bakaba barabiretse. Turabasengeye ngo imbaraga z'Imana zongere zibasatire kandi zibafate, bongere bahagarare. Abadasenga nabo turabasengeye kugira ngo umwuka w'Imana agende abahishurire. Dusengeye abanyamasengesho aho bari hose, abakozi b'Imana, abapasteri, abantu bose mwami, ubaha imbaraga zo gusenga, ubaha imbaraga zo kukumenya, ubaha imbaraga zo gutsinda, imbaraga z'ubutwari. Kandi dusengeye abarwayi kugira ngo barambike ikiganza cyawe bakire, abashonji ubagaburire, imfubyi n'abapakazi ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Abari ku misozi y'ubuhungiro ndetse n'abari muri gereza, abo bose ababoshye bose ubabohora izo ngoyi, icyubahiro kikugarukire. Abanyabyaha benshi bakizwe mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zogere muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda mu izina rya Yesu. Urakoze ko wumva gusenga kwacu, ndetse n'iyi Channel turayisabiye kugira ngo umuntu wese uzajya wumva ubutumwa kuri iyi Channel, umutima we ujye uhita usingira Imana, kandi turayisengeye ngo yaguke igere kure hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane Mama Karabo, ubundi murakaza neza muri sanga kuri AYALONI TV. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.